So we living life like a video, where the sun is always. Nimba ujya ukurikirana amakuru y'ibyamamare ntago wabura kuba warumvisha inkuru y'umustar Jay-Z. Uyu ni umusore wandikwa n'ibinyamakuru umunsi ku munsi, amateleviziyo ahora amuvugaho ndetse n'inyandiko zimwandikaho ntago zisiba umunsi ku munsi. Uyu musore yagiye yandikwa mu binyamakuru, ariko hari inkuru yageze gusohoka ivuga ko uyu musore yaba afite inkomoko mu Rwanda. Iyi ni inkuru yatangaje abantu benshi igisohoka. Abantu baribaza ati ese koko Jay-Z yaba ari umunyarwanda? Ibi bintu byakomeje kubera urujijo abantu benshi. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tubahaye ikaze. Nukomeza kubana natwe uraza gusobanukirwa. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Elisa Nishimwe. Ese ubundi koko Jay-Z yaba afite inkomoko mu Rwanda? Iki ni ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza. Bibaza koko nimba uyu muhanzi, uyu muherwe w'umunyamerika, umwe mu batunze amafaranga arengaho miliyari y'idolari. Ibi bintu byabereye urujijo abantu benshi batangira kujya gushaka u Rwanda kuri Google, abatari bazi u Rwanda. Abari bumvisha u Rwanda bwa mbere bakomeje kurubaza. Bibaza amakuru y'iki gihugu, impamvu koko nimba koko byaba ari byo Jay-Z yabavuka mu Rwanda. Indirimbo The Mood Forever igisohoka. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, abantu barayikunda bitewe n'abahanzi baririmbye muri iyi ndirimbo. N'uburyo iyi ndirimbo yari iririmbye byatumye abantu benshi bayikunda cyane, ariko biha umwihariko bitewe n'uburyo amagambo yavugiye muri iyi ndirimbo ku gitero cya gatatu. Umuhanzikazi Beyonce yagize ati: ise w'abana banjye, umugabo wanjye, amaraso yanjye akomoka mu Rwanda. Jyewe Giselle Beyonce Carter, ndi umukobwa w'umuyoruba. Ese abayoruba bo ni abahehe? Urasobanukirwa muri iki kiganiro. Izi nkuru zatangaje abantu benshi bakimara kuzumva. Baribaza ati ese koko Jay-Z yaba akomoka mu Rwanda? Abandi ati yaba ari amagambo y'agahezo cyangwa se amagambo uyu muhanzi yaba yarifashishije kugira ngo aryoshye indirimbo ye. Abandi ati ese kuki ubundi Beyonce yaba yarahisemo gukoresha u Rwanda? Kuki yaba yarahisemo gukoresha ubwoko bw'abayoruba abwiyitirira? Kuki atahisemo ahandi? Komeza ubane natwe urasobanukirwa. Ese ubundi uyu muhanzi Jay-Z ukomeza kuvurwa akakomeza gutangazwa mu nkuru hirya no hino mu bitangazamakuru, ubundi ni muntu ki? Kuki uyu muhanzi yabaye umustar isi yose ikamumenya, akaba ari umwe mu batunze agatubutse muri iyi si? Uyu muhanzi ubarirwa amafaranga arega miliyari y'idolari. Ese uyu muhanzi yanyuze mu zihe nzira kugira ngo abe umustar kuri uru rwego, agire amafaranga angana gutya? Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nimba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, kanda subscribe. Nimba kandi usanzwe ubana natwe ukaba utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe cya nyacyo kugira ngo dukomeze twibanire tunezerewe. Ntibibagirwe inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Tubahaye ikaze. Jay-Z yavukiye ahitwa Brooklyn, ni mu mujyi wa New York. Iki gihe hari mu mwaka w'1969. Jay-Z yize muri Wynne High School, ariko ntiyaharangiriza amashuri kubera ko iri shuri bahise ko barifunga Jay-Z ataharangirije amashuri. Jay-Z yahise ajya kwiga imyuga. Iki gihe yagiye mu ishuri rya George Westinghouse Career and Technical High School. Jay-Z yavuze ko akiga muri iki kigo. Inkuru z'amateka zigaragaza ko Jay-Z akiga muri iki kigo yagiye avugwaho inkuru nyinshi zo gucuruza ibiyobyabwenge akiri mutoya, we n'abavandimwe be batatu. Bitewe n'uko papa wabo yari yarabasize bakiri batoya, byatumye Jay-Z ayoboka inzira yo gucuruza ibiyobyabwenge akiri mutoya. Izi nkuru rero zivuga ko Jay-Z yagiye ageragezwaho kurasa kenshi, ariko agatoroka urupfu. Rimwe na rimwe bakamurasa ariko ntiyitaba Imana. Jay-Z bitewe n'urugendo rwo gucuruza ibiyobyabwenge byatumye aba umuntu ukomeye cyane, ndetse azamuka ari umwana w'icyihebe ku buryo byatumye agenda ageragerezwaho kuba yafungwa cyangwa se kuba yajya muri gereza. Polisi ikagenda imurasa inshuro nyinshi ariko ntiyitaba Imana.
Ibi kandi byatumye Jay-Z yubaka amateka akomeye cyane, kuko rimwe yageze kuvuga ko uyu musore yageze kurasa murumuna we ariko ntiyapfa. Ibi Jay-Z yaranabiririmbye mu ndirimbo ye yageze kuririmba agira ati, nabonye Sekibi mu maso yawe. Iyi ni indirimbo yitwa You Must Love Me. Hari amwe mu magambo Jay-Z yaririmbyemo agira ati, nabonye Sekibi mu maso yawe, nakuruye imbarutso y'imbunda, nahumirije amaso nkurura imbarutso y'imbunda, nongera gufungura amaso mbona uri kwigaragura hasi ku butaka. Iyi ni inkuru mbi numvishe mu matwi yanjye. Nkibibona numvaga nataye umutwe kurusha umutwe w'urumogi. Numvaga nataye umutwe kurusha umunwe w'urumogi. Iyi nkuru abantu benshi bakimara kuyumva batangiye kwibaza ku buzima bwa Jay-Z. Aya ni amakuru abantu batarigeze bamenya, ariko Jay-Z yarayatangaje abantu barayamenya. Gusa Jay-Z avuga ko uyu murumuna we atigeze ajya kumurega, ahubwo murumuna we ari mu bitaro yaramusanze babijyaho inama bariyunga. Jay-Z ashimira murumuna we cyane kubera ko avuga ko iyo murumuna we ajya kumurega yari gusazira muri gereza kugeza na n'ubu ngubu yakabaye akiri muri gereza. Impamvu yatumye Jay-Z arasa murumuna we isasu ryo mu rutugu, ariko kubw'Imana murumuna we ntiyitaba Imana. Iyi mpamvu ni uko murumuna we ngo yari yamwibye impeta ye hanyuma akajya kuyigurisha. Jay-Z agafata imbunda n'umujinya mwinshi akamusanganira, akamurasa isasu ryo mu rutugu ariko atabigambiriye. Jay-Z avuga ko yari yabitewe n'umujinya, ariko yaje kwiyunga na murumuna we, ubu nta kibazo bafitanye. Ibi ngibi byabaye mu mwaka w'1982, ubwo Jay-Z yari afite imyaka 12. Yirirwaga ku mihanda ya New York acuruza ibiyobyabwenge, ariko ibi ngibi byatumye noneho azamuka akaba icyamamare. Ese ni gute uyu muhanzi wanyuze mu rugendo rwo gucuruza ibiyobyabwenge, uyu musore w'umwirabura wavukiye mu muryango ukennye, wavutse kubera ubushobozi bukeya yirirwa adandaza ibiyobyabwenge birimo na kokayine, uyu musore wavuzweho kunywa urumogi akanywa za kokayine ndetse akanabicuruza, ni gute yaje kuzamuka akaba umwe mu baherwe bakeya batunze amafaranga arenga miliyari y'idolari? Ni gute uyu musore yabaye icyamamare akamamara cyane isi yose ikamumenya? Jay-Z yagiye azamuka cyane kubera ibikorwa bye by'umuziki, ndetse harimo n'ibikorwa bye by'ubucuruzi butandukanye, cyane cyane buturuka ku bikorwa bye by'umuziki, nk'amaduka acuruza imyenda yagiye ashinga mu mijyi ya Los Angeles, New York ndetse n'ahandi. Ibitaramo yagiye akora byagiye bimuzamurira amafaranga menshi, bigatuma agenda ashinga amarebo azamura abahanzi benshi. Jay-Z yagiye azamuka akagura imitungo myinshi igiye itandukanye. Ibi byatumye azamuka, bituma agenda atwara n'ibihembo byinshi na za Grammy Award, ndetse bituma azamuka cyane mu bukungu. Ubu ni umwe mu baherwe bakomeye cyane haba muri Amerika ndetse no ku isi, kuko atunze amafaranga arenga miliyari y'idolari. Reka twigarukire ku nkuru yavuzwe yuko uyu musore yaba akomoka mu Rwanda. Ubundi turabizi neza ko abanyamerika benshi b'abirabura bagiye bakomoka ku birabura b'abacakara bagiye bajyanwa muri Amerika mu bihe by'ubucakara cyangwa se mu bihe by'ubukoloni. Abenshi usanga batazi ibisekuruza byabo cyangwa se batazi aho bakomoka, usanga batazi ibihugu bakomokamo. Nibyo byagiye bituma abirabura benshi abagiye bagira umugisha bakagira amafaranga bagiye bakoresha ibizamini bya DNA test cyangwa se ibizamini by'amaraso kugira ngo bamenye ibihugu bakomokamo. Byatumye rero Jay-Z akoresha iki kizamini. Iki kizamini kigaragaza yuko uyu musore yaba afitanye inkomoko n'Abanyarwanda cyangwa se afitanye isano n'Abanyarwanda. Ubundi koko Jay-Z ni umunyarwanda? Iki kibazo cyagiye kibazwa n'abantu benshi. Abantu baribaza ati ubundi se kuki yaba yaragiye agaruka ku Rwanda? Hari ibindi bihugu bikomeye hirya no hino ku isi kuki ataba yarabyitiriye akavuga ko ari umunyarwanda? Inkuru zihari nuko uyu musore nta gihe na kimwe aritangariza cyangwa se bavuge ko yaba akomoka mu Rwanda, ariko umugore we Giselle Beyonce
yavuze ko akomoka mu Rwanda. Ibi ngibi twabyemera nk'ukuri umugore we yabikoresheje mu gihangano. Ku kirebana n'ubwoko bw'abayoruba, uyu mugore we Beyonce yaririmbye mu ndirimbo The Mood Forever. Abayoruba ni ubwoko bw'abantu bukomoka muri Nigeria, Benin na Togo. Ibi ngibi rero byatumye Giselle cyangwa se Beyonce avuga ko akomoka muri ibi bihugu bya Togo, Nigeria ndetse na Benin, ariko ntiyagaragaje igihugu cya nyacyo cy'ukuri yaba akomokamo muri ubu bwoko, kuko ubu ni ubwoko bugaragara mu burengerazuba bwa Afurika, ibihugu bya Nigeria, Benin na Togo. Ariko Beyonce ntiyigeze agaragaza igihugu yaba avukamo muri ibi bihugu bitatu. Ngahe nguko ibya Beyonce ndetse na Jay-Z. Ariko amakuru wamenya nuko uyu musore yaba afite inkomoko mu Rwanda, cyangwa se yaba afitanye amaraso n'Abanyarwanda. Ahubwo nuko uyu musore bategeze bamubaza nimba yaba yarigeze aza gusura u Rwanda cyangwa se yarigeze agera mu Rwanda. Nawe nta na hamwe arabigaragaza. Avuge nimba yarigeze agera mu Rwanda cyangwa se yaraba yarigeze kuza gusura Abanyarwanda. Turabashimiye mwe mukomeza kubana natwe, mugakomeza kudutera inkunga mu buryo bwose bushoboka. Ukande subscribe nimba ari ubwa mbere ubanye natwe. Nawe usanzwe ubana natwe ukaba turakanda subscribe. Iki ni cyo gihe cya nyacyo. Turabashimiye cyane. Hey, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. But we ain't even thinking that far.